Omba it's okay ngumana ubuzima bwanjye nura mwana mukobwa gumana ubuzima bwe sibyo yego namara kugumana ubuzima bwiwe uko wabitangije wowe niyo biri mu biganza byawe ugiye no mubwira ati munzu hano banyarwanda kazi amafaranga niba yama nzaza mbabwire ngo bayamaye niba tayama ukaka ngaruka no kwino cano nzajya kubivuga handi mu mentioning noneho Nesije nawe wewe wabiteje rindira birangire kandi nakubwo yatubiko yaguhaye niba tayamuzayama nakubwo yatubiko yaguhaye niba tayama uzayama hari ikindi undi wagiye muri babapfumu ko babikora neza kuri uriya mukobwa nawe nabonye nawe afite akantu ko kuroga umva nkubwire njewe kunaho mwiko umva nkubwire nibi naba ngombwa nje sinajya mwa bana bapfumu b'Ikigali nje ndi umwana w'igisenye bro nanabikubwiye tunamenyana bwa mbere ko yana umwana w'igisenye unanywesha ikigano cya mbere nzamugira igoma nzamugira none ureka umwana atazikura mu rugo nganagaruke ariko niba mudashaka uzagira iki buretse gato niba mudashaka ko bica mu buryo bwa diplomasi urumva ngo tubiganireho birangireho binarangire nuko bigomba kugenda nzamugira igoma bivuze ngo mawujuju ya danje mawujuju ni iki ndakwiyamye mama ako wambabariye mwana nimvurira naguye urasara ikibazo urumva nimvurira naguye mwana mushaka kunsembura bro urasara ikibazo umvura sina kibazo umva mbabwire abanyarwandakazi nzagaruka ku iki gikamera ndi kubabwira ko amafaranga nayabonye wa murezi we kanangire mbasuhuza n'abifureze byiza ngo mukurikirana Buja Vibe kumuremeze fresh nge mudukurikirana bitewe n'ahantu mutuye hose Oman Rwanda Amerika ndetse n'ahandi hose babwira ngo turemera turabakunda je muri kumva ni murundi original special no pirate nyiti nama mu rugamba itagarika so Imana gade no Rwanda muyaga mekisha n'itisi original ko nabyiyemeje kenge ku muriro nta gukuraho platform ni yandi ni Buja Vibe nimero yanjye ni iri muri screen niba ufite ubuhamya ushaka kuduha inkunga ushaka gutera canke se n'ibindi ushaka kutugezaho kwamamaza n'ibindi byose duhamagare kugira ngo tubiganireho nimero niyo iri muri screen Isaya y'amagingo ndi kumwe n'umuntu imbere ya kamera zacu bamwe se ubwa mbere mu mubonye usanzwe mumubona ariko hari byinshi twabwiwe no twakita umugore we sinzi utevye navuze umugore wawe kano kana we twamutumiye afite byinshi ashaka kutubwira nako afite byinshi dushaka kumubaza umva nkubwire mu tugitaje tukiri no mu kiganiro yego nongere gukoresha ijambo umugore wanjye mvuga umugabo wawe sibyo se mvuga umugabo wawe sibyo mvuga umugabo wawe urabinyemerera cyangwa usigire bikamera byawe nigende kamera ze ni uyifite nongere mwana gukoresha ijambo umugore bro umbabarire ikinkoresha irihe mbabarire ushaka nkoresha ngo ushaka nkoresha indaye koresha indaye yawe no ni cyawe oya mwana nago mbishaka kuko biranatangaje abantu bose bazi ibintu biyirirwa nkorangaraguza ku gati niko numvaga abanyarwanda kera bavuga ngo umuntu bamugaraguje agati ibyo nibyo byose yirirwa nkora ibiki none ngo umugore nk'ubu ushaka kugaragaza iki mwana ushaka gusembura umuntu yego ndakumva murongo usigira ikiganiro cyawe usigira iki sikuri nguzuguru dera bimeze bite ntako bimeze mwana amakuru nta makuru uranda ko warakaye mwana noya mwana ubunda ese ibintu uriya mukobwa yatubwiye nibyo canke yababwiye ibiki se kwanza yakubwiye ibintu bijanye n'uwo umwana gute nyine yakubwiye ngo guka mufite mumuhaye ngo mumvikanye kwishyura y'amafaranga yaranyishyuye yego yamagana ngayo wavugaga okay binabaye byiza unamfashije cyo kigano twagikura ari icyanyuma tuvuga kuri ya mukobwa kubera iki se wabanza ugakemura ibibazo urimo n'amafamiye yawe ukandika aramuneka ramena amata no kurane kana amata yarahuze umva nkubwira nta nubwo amata bayamena mwana uko ikinyarwanda bitwa bavuga ko iki barayabogora yabogamye dera amafaranga yari yaguhaye magana gahe ngo nta mafaranga yamaye uriya mukobwa umwana yaramwibyara mutwara
cyagiye twagarutse bwa kabiri nagiye mu rugo sinzi ibintu nanyuzemo siniba yaperereje kwa Mary n'iki nsanga umwana yamujya yarimo arakina n'abandi urumva nose ubwo wambwira ngo ibyo ni ibiki nge nshaka ngo bansubize amafaranga man ura mwana mutakaje ibintu byinshi n'ubu ngubu ndi kwibaza nari ndi mu mikino nari ndi mu biki kuba harabayeho process zimeze kuri uyu mwana ngo baramuzanye ngo baje kunyibutsa ngo ibihe byiza ngo twagiranye biki n'ibiki wabonye uburyo byagenze n'uburyo nawe wagiye wabyijanditsemo urangije uraje ngo umwana bamujyanye gute ubundi gute yamukwivye yamenye gute kwa Mary wawe nyine nicyo nkubaza si wese baneza ni wo baneza mwana aho wamusize ndahaza ubuzwa n'iki se sujya umamagara nkaguha amakuru we ku ruhande ntabwo mazi urambeshe yego cyangwa hoye nsubiza ujya amakuru yiwe ujya umamagara ku ruhande uri kumbaza ngo iki waza amakuru yiwe nyine ariko ntabwo wari wambwira ku cyo uri kuneka oya mwana nje ntabwo mbikunda mwana ntabwo mbikunda ni uri umuntu w'umugabo jya unabigaragaza ubeseriye usanzwe utanyumva se twandakari hajya bane igihe waje kumukwiba mwana nose ubu muri make tuvugishije ukuri usibye ko wanyoheje nkaza nk'ubu ngubu ndaha mu ruhe rwego ntabyo ushaka kumenyamo nk'ubu ngubu ndaha mu ruhe rwego dera nabyadera wimamagara ndaha mu ruhe rwego none ukwifuza ko bigenda gute wowe ubwawe uretse gatoya nkurekeza ahantu abasabye kumutiye kumwisubiza uretse wowe ubwawe niwe wanzaniye iriya shinze yego niba umutwaraho uyu munsi umwe akaza ambwira ngo namuteye yego nkaba umuntu w'umugabo nkafata umwana nkamujyana n'undi uri umuntu w'umugabo yego kandi uriya mwana muranasa nkamwitaho uretse gatoya nkamwitaho umwana nkabwira Mary wanjye nkabwira ati Mary mfasha nk'umuhungu wawe ndacyarimo ndishakisha ndi guhiga ubuzima nazanye umwana urumva babarira umfashe nk'umubyeyi urumva Mary aramfasha umwana avuga ati ntabwo natererana amaraso yawe kuko nawe uri umwana wanjye umwana aramurera tumushyira mu rugo dore umushuti wawe ibintu arimo ariko abantu babwiye bakajya mu rugo bakakunca mu ntuzi ngo mumushyira mu rugo urabyibagiwe ntabwo nabyibagirwa mwana ngewe umwana niba muzanye urumva uzi ikintu kiba guhamagara umubyeyi ukamubwira ati Mary ukiyemeza nyine ukishyira mu kigo ukavuga ati Mary narabyaye mfite umwana urumva uzi ikintu bisaba kano kanya urifuza ko bigenda gute ntabyo nifuzamo mwana ntukajya unsekera mwana ntukajya unsekera ntunsekere mwana akira nko ku muvinyo ikibazo cya buri munsi umbeshesha imivinyo buri munsi yaciragabura iranakwiranywesha kuri kunyinyego wagira ngo nyweye kanyanga kandi ari amazi ni amazi gusa mwana ikintu gihari buriya tujye mani muri jya unyubaha basi sibyo urabizi sinjya nkusa u Rwanda kubaha niba mani unkize mu bintu nka biri nje nkahamagara Mary nkababwira ati Mary naje kubyara umwana umubyeyi wanjye akashyigikira mwana kavuga ati muzane arambwira ataba nawe ubwawe nabashikiwe nabo umuntu abawe narabareze rero ntabwo umwana nkongo yananira umwana ndamuzana aba mu rugo narakosheje narakosheje aya maginga none ko ndi gusobanura ibintu nawe ubwawe ntafite n'ubusobanuro umwana yari uwandi ibintu byabaye hagati yanjye nanjye ibintu navuze ati Mary wanjye namfashe do byajemo ngo wowe ngo bizamo ngo za Marite ngo bizamo ngo iriya ndaya nk'ubu ngubu ushaka kugaragaza iki koko mu rugo wowe ubwawe nk'uko wabitangije n'abanyarwanda babyumve nk'uko wabitangije ugende byatangiranye wowe n'uriya mugore wawe mwiyame uburyo byatangiye urabizi umamagara ngo uranshaka nkasanga uri kumwe n'uriya mukobwa nyuma nkabona ndi kumwibuka ahantu mu kiderengana ari kwibuka uburyo byagenzemo nkavuga ati ngewe wagiye kumuhaha ngaha ibidahaho akavuna igomero cyangwa uhaho uburusange bwaboze wamurezi we ningera ukubwira gutyo ngo nagiye kumuhaha subiramo icyo kivuga twumva ziba ugahaha gahuburo ugasanga bwaboze iki gutukana mwana mana ukajya mutera abantu umujinya nkayamutera abantu umujinya uri gutukana mwana ndamaze dera kano kanya urifuza iki ndifuza iki ngewe cyo ndimo ndifuza amagi urumva ngewe urumva nshaka ngo niba byaragomba
it's okay ngumana ubuzima bwanjye nura mwana w'umukobwa gumana ubuzima bwe sibyo yego namara kugumana ubuzima bwiwe uko wabitangije wowe niwe biri mu biganza byawe ugiye no mubwira ati hano banyarwandakazi amafaranga nibayama nzaza mbabwire ngo bayamaye niba tayama ukanga ko ngaruka no kwino cano nzajya kubivuga ahandi mu mentioning noneho Nesije nawe niwe wabiteje rindira birangire kandi nakubwiye atubiye ko yaguhaye niba tayama nakubwiye atubiye ko yaguhaye niba tayama uzayama hari ikindi ubundi wagiye muri ba bapfumu ko babikora neza kuri uriya mukobwa nawe nabonye nawe afite akantu ko kuroga umva nkubwire njyewe umva nkubwire nibi naba ngombwa njye sinajya mwa bano bapfumu b'i Kigali njye ndi umwana w'igisenye bro nanabikubwiye tunamenyana bwa mbere ko yana umwana w'igisenye unanywesha ikiganiro cya mbere nzamugira igoma nzamugira none ureka umwana atazikura mu rugo nganagaruke ariko niba mudashaka uzagira iki buretse gato niba mudashaka ko bica mu buryo bwa diplomasi urumva ngo tubiganireho birangireho binarangire nuko bigomba kugenda nzamugira igoma bivuze ngo mawujuju ya danje mawujuju ni iki ndakwiyamye mama ako wambabariye mwana n'imvura iranaguye urasara ikibazo urumva n'imvura iranaguye mwana mushaka kunsembura bro imvura si nta kibazo umva mbabwire abanyarwandakazi nzagaruka ku iki gikamera ndi kubabwira ko amafaranga nayabonye wamurezi wese munama ariko ngo ugiye ngo gushakisha ngo oya umva mwana murugi umuntu gutoragura amashashi reka ntagasuzuguro mba nyeneye ikintu gihe nge nakubwiye ati nzongera kugaruka hano kuri kamera niba nta mafaranga muri kuma yanjye ubwo urumva nzanaramugiriye kwamamaza wati kwande kuba ushaka kumenya iki ngubu yusubirishamo umuntu ngo kwande ndi kumumesho ni ngano ngase ndimo ndamwamamaza amazawadi no muyisilamu kana abayisilamu kazi yako abayisilamu mupfumu ndabo binakuangalia bro kila mtu na mzigo wake unajua Swahili ndio sema tuongee Swahili tiongea huna shida tiongea huna shida sasa kuongesha nini niongee ongea huna shida unajua ndajua kabisa hiyo ni nani uko nayo mikononi aseme hiyo uko nayo mikononi ni nani nini Swahili Swahili tunaongea Swahili ndio yes mikro mikro ndio Kiswahili ndio mikro kabisa mikro si Swahili sijua hata sijua hata ziko hata bisana ko nta kintu ufite na una shit nyine na byonse hata naje Swahili uzima ndakizi sasa wowe tuongee tubwire mu Giswahili ariko ibibazo byanzanye naga byo kuvuga mu Giswahili hano ngaho sanifu aho ile ya nani eke Swahili nayo ile ya bijogo aho murundi ibyo bintu byihoreye mwana nukajunza naho ugorosa ko ujye mu bibazo wateje ibyo by'Iswahili se birandeba ateje ibibazo ikintu gihari nuko nzamugira kwa mamaza wati gukora iki nkabanza Igiswahili kizamwaka ibyo nkeneye urumva zagira nubwira ko icyo mamaza wati urumva Yorere mwana ngera zagira ngo icyo mamaza wati mama zawadi nipatie vile vitu vya kabambi vile vya kabambi kabambi nini kama niko namwambia ati nipatie vitu vya kabambi cha vya uzambi anajua kama iko nataka nini niko kantu waborotse hapana mborokichi bavyitwa kabambi uburozi bwica ariko se ngiye mvuze uburozi akamutiraguza amasashi ngiye mvuze uburozi ubundi dera reka yanda tuke kugira urwenya nabyurwe no se ngiye wari uri mu rwenya se yego uri n'umusazi uri n'umusazi niba wabonaga uri man ibyo bintu byore man igukemura ibintu wateje nge nundi munsi ntuzongeye no kunyishuza kuri kamera nuro ya muntu zongera kushana nayo nshaka ibyanjye cyangwa uri kumwereka abantu uvuga ati do guturagura amasashi yaje gusara bite no gukinisha umuntu riga mwana aho ngaho muri gukinira ku buzima bw'umuntu fasha umwanzo wo kujya kurogesha umuntu aho ngaho muri gukinira ku buzima bw'umuntu urumva bivuze ngo ataguhaye ibyo wifuza none se ubu tuvugana riga nanjye buriya mani hari ibintu mutazi ubu bantu bambona bazi ngo ndi umugabo mfite n'umwana ubu ngubu nta mukobwa nateta mu muhanda ngo anyemere ese reka nkwibariza akazo gatoya urambaza iki se ufite iki cyo kumva ujya kwemera gutaha kujyana uriya mwana uravuga ngo reka ndamufashe ko nafasha ndi muntu